ubushize Dr Bizimana uyobora minubumwe yagejeje ku badepite ku basenateri ibyerekeranye nuko ubudaheranwa n'ubumwe bimeze mu banyarwanda hirya no hino, ariko ahangaha yavugaga ku miryango itegamiye kuri leta, ubwo harimo n'amadini. Icyo gihe habayemo ikintu gikomeye kuko yavuze ku byerekeranye n'amadini uko byifashe ku bumwe n'ubwiyunge n'ubudaheranwa, avuga cyane cyane uko amadini ameze muri iki gihe, ariko icyo gihe yakomeje ku bantu batatu, ubwo n'amadini abiri, ariko aza no kuvuga ku muntu umwe ariko ashaka kurengura Kiliziya Gatolika, nubwo umuntu umwe atarepresenta Kiliziya Gatolika, ariko urebye yavugaga Kiliziya Gatolika cyane cyane, aho yavuze kuri Musenyeri Simaragide avuga ko atashakaga cyangwa se rimwe na rimwe yagaragazaga ibitekerezo yuko atemera ko abaseminari bajya mu biganiro bya Ndi Umunyarwanda cyangwa se by'ubumwe n'ubwiyunge na Ndi Umunyarwanda. Ariko icyo gihe aza kuvuga ikintu gikomeye, avuga ko ingengabitekerezo ya jenoside muri iki gihe igaragara mu madini abiri. Iryo dini rimwe ni AR, nabagejeho ikiganiro kibivugwa muri AR. Uyu munsi rero nkaba ngiye kubagezaho ibivugwa mu idini rya ADEPR. Idini rya ADEPR rero abavugizi baryo Izayi sinamubonye ku murongo wa telefone, ariko nifashishije abandi barayiki sabavugira ADEPR, ariko nibura n'abantu baba muri ADEPR. Umwe tugiye no kubanzirizaho kuri interview ye yageze muri ADEPR mu mwaka wa 1994, hakaba n'abandi nyine. Ariko mbere yaho reka mbanze mbumvishe umunota umwe, ngira ngo ni nk'umunota umwe w'ibyavuzwe na Dr Bizimana ubwo yari ari imbere ya ba honorable. Umva uko yavuze rero ku byerekeranye n'ukuntu hakozwe ubushakashatsi mu byerekeranye n'ingengabitekerezo ya jenoside mu madini. Noneho reka njye ku kijyanye na societe civile ndetse n'amadini. Muri societe civile twagiye tureba imiryango itari ya leta ikora neza muri societe, tubona koko bafite ibikorwa bihamye bijyanye n'ubumwe n'ubudaheranwa. Tugirana amasezerano nabo, ministeri turigirana amasezerano nabo, dukora action plan ya buri mwaka, hakagiramo suivi, hakaba implementation iyo kugira ngo ibi bikorwa nabo tubifatanye, kuko bagera mu baturage kurusha uko twebwe twahagera, kurusha uko n'inzego z'ibanze hamwe na hamwe zihagera. Ibi rero bidufasha kugira ibikorwa bigera henshi kandi bikorwa n'abaparteneri bandi batari twebwe. Ubu rero turakorana n'amadini. Amadini twabaye tuyitondeye kubera yuko nayo afitemo ibibazo, tuvuga ibibazo by'ivangura by'amacakubiri birimo. Ubu icyo turiho dukora, kuko amadini afite impact cyane mu baturage, ku rwego rwa leta twashyizeho steering committee ihuriweho n'inzego zitandukanye, irimo minubumwe, irimo minarok, irimo minenter, irimo inzego z'umutekano, irimo RGB. Duhura buri cyumweru, ariko tukaba dufite na technical team ikorera no kuri terrain, ikajya kureba imiterere y'ibibazo biri mu madini n'imiryango ishingiye ku myemerere, kugira ngo nabo tugirane ibiganiro biri mu mucyo. Niba bigisha abandi, hari urugero bagomba gutanga rwose, hari uko nabo bagomba kuba barakoze uru rugendo, yego, hari uko bagomba kuba nabo barakiza ibikomere. Iki rero ni vore abantu batajyaga bajyamo, ariko twe twinjiyemo. Amadini twajyaga tuyafata institution ziri hariya, tukizera ko
bo ahubwo bafite icyo bigisha sosiyete ni ukubashingiraho tukibagirwa yuko nabo ahubwo bakeneye kuvurwa. Ubu ni icyo turimo kugira mujya mubona ibibazo ukabona muri ADEPR byadutse, ukabona muri AR niba habonetse umwanya w'umwepiskopi Shyogwe barashwanye, abatutsi batuye umwanya n'uwacu, abahutu batuye umwanya n'uwacu. Ibya AR twabivuzeho, ariko reka tuvuge kuri ADEPR. Mbere yo kugira ngo tuvuge kuri ADEPR ariko tunatangira tuyivugaho, reka mbahe rugari mwumve ikiganiro nagiranye n'umuntu umwe wagiye muri ADEPR kuva mu 1994 kugeza ubu. Arahamya neza ko ingengabitekerezo ya jenoside yaritsemo hariya pe, arabyivugira mu magambo ye. Reka nakire umukirisitu. Shalom, Imana. Shalom, amakuru? Meza. Ni amahoro? Yego, ni amahoro. Yego, umaze kubyumva ubwo wari ku murongo wa telefone, ubwo nakubwiraga ko hari inkuru yavuzwe na Minubumwe, ubwo ni Minisitiri Dr Bizimana uhagarariye cyangwa se Minisitiri wa Minubumwe, aho yavuze ko hari amadini arimo ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi, harimo n'idini rya ADEPR. Usengera muri ADEPR umazemo igihe kingana iki? Muri ADEPR nayigiyemo mu mwaka w'1994. 94. Yego. Urumva kuva habayeho jenoside yakorewe abatutsi abantu twabaye muri ADEPR kugeza ubu. Yego, ugerageze kwegera telefone. Kugeza ubu rero uri muri ADEPR. Ibi bintu Dr Bizimana, Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda, yavuze, urabitekerezaho iki? Wabyumvise ute? Nirinze gukomeza kubitekerezaho cyane kuko twafashe igihe cyo kubitekerezaho bihagije. Twabibonye mbere, tubigaragaza mbere, ariko tubonye nyine ntawe ukurikira. Hari igihe agahe kaba gahuze aho n'abantu umuntu ashobora kwica undi akabura kirengera cyangwa akabura ababikurikira. Wenda ubwo nawe yabibonye bazabikurikira ariko ntabwo Bizimana ari kure y'ukuri. Yego, aho ngaho usoreje ni naho naringiye kukubaza. Ibyo mwabonye, ibyo mwumvise, ibyo mwavuze ariko mukabona ntibyitaweho, ibyo bintu ni ibiki? Ni ibintu bigoye kubisobanura kuri telefone aho mumbajije ntari mbyiteguye. Ariko buriya abantu turi bakuru, nidushaka wenda reka mvugeho utuntu nka tubiri. Yego. Ushobora kuba wicaye wenda wakubwiye bati yobora abanyarwanda 50. Umuntu akaza akakubwira ati hari ibyo ngiye kukubwira ariko sinshaka kubishyira hanze, turi babiri dore turi inshuti. Hari abantu badakenewe, uryumveho wicecekere. Uryumveho wicecekere. Dore ni ibintu leta niyo ibitegetse. Urumva iyo ukoresheje leta si uko leta ibi birimo, ahubwo ni ukugira ngo utaza kubona aho uhingutsa ubivuga. Hanyuma rero icyo kubera ko aba ari iturufu, bose abadakenewe ni bande? Abadakenewe turaza kubabwira bigasoza wenda bakweretse, ariko wajya kwitegereza abo badakenewe, ingengabitekerezo ukayibona igenda ku manywa. Ariko wabayeho ibyo ari byose, uri mukuru. 94 wari waragiye mu idini, n'ukuntu bya bindi by'amateka batwigishije, usanga hari generation wenda zizabanza gucaho kugira ngo bibe bitakiturimo. Ariko ibyo ari byose, iyo umuntu akubwiye ngo uriya ntakenewe, ukamwitegereza ukareba bya bimenyetso amateka twereka,
ushobora kureba ngo uriya ni umututsi cyangwa ni umuhutu, uriya yacitse ku icumu cyangwa ntiyacitse ku icumu, uriya yavuye i Bugande cyangwa ari umusope. Iyo bababwira batyo, iyo bababwiraga batyo, wabonaga badakenewe ari bande? bigaragara nta nubwo ari ibintu bisaba gufinda cyane cyangwa ubushakashatsi bwimbitse. Niba wenda dufata urugero, ushobora gusanga abantu wenda bageze nko kuri 20 akafata uwo mubare. Yego. Wenda muri 20 barimo nka 7 wenda bavuye hanze y'igihugu. Muri abo 7 bakavuga ati abadakenewe rero ntabwo bakubwira, ariko ubu uryumva ntuzamvemo, nkwegere nk'inshuti yanjye. Yego. Hanyuma wajya kubona ukabona abadakenewe ni babandi 7. Hanyuma wababwira uti se impamvu badakenewe wenda ni iki? Wenda reka mu gihe gatoya nk'ibi bagiye bagabanya bari abapasitori babo, uzagerageze wenda gukoraho save, ukoremo nk'akantu kameze nk'ubushakashatsi gatoya. Ndeka mpura n'amarira yabo. Reka iby'amarira hari ubwo abantu babyitira. Reka buretse nuko babatse imigati. Yego. Oya, ntaho bihuriye nuko gushyigikira. Icyo ni ikinyoma kibitswe hejuru kugira ngo abantu babone aho bahera. Ntabwo umuntu yarwana n'intambara ivuga ngo banyatse umugati w'ibihumbi bitageze ku 100, ashobora no guhinga cyangwa agatema ibiti akabona 500. Yego. Buriya ibintu byo gusenga n'imyumvire y'imyizerere cyane buriya bihabanye n'imibereho. Kuko iyo yiyumva yajya mu rusengero agasenga, bifite imbaraga zirenze kuba wamuhemba. Yego. Byo biragenda bigakora ku mutima, bigakora ku marangamutima, bigakora ku myumvire n'imitekerereze. Ibyo bifite imbaraga nyinshi zirenze kumuhemba. Noneho kugira ngo ibyo uvuga bitumvikana, bati buriya babukuyeho ibyo kurya, ntabwo ari byo. Cyane ko ushobora gusanga hari n'abatarabonaga na 50. Yego. Buriya ushobora kumutwara amafaranga ariko agasigara yumva afiringa, kuko buriya ibyo gusenga ni feeling. Feeling niyo afitiyeho imbaraga kuruta kuba yajya muri ibi. Iyo rero uje ukavuga uti ntukenewe, nawe ntukenewe, hari n'ibyo ujya wumva numva babivuga bakavuga ati nta mashuri bavugaga, ariko nshobora kuguha ingero nkakubwira ni dore wenda reka nkwereke urugero rwiza, ahubwo ngo dore uyu afite PhD. Nimvuga PhD ntabwo ari urugero wenda mvuga rutabaye. Uwa PhD akaba adakenewe, hakaba hakenewe ufite amashuri 3 yisumbuye. Senior. Izo ni fact naguha. Yego. Hakaba hadakenewe ufite masters, hagasigara ufite 3 abanza. Uyu munsi uwa masters akaba adakenewe, anarebwa n'abahubwo yanavuga bakaba turapinga gahunda za leta. Ibyo byarabaye muri ADEPR. Ibi mvuga urumva ndabivuga ijwi ryanjye iri muri recordinga. Uko niteguye no kuba navuga ngo dore ngiyi masters kandi dore ngiyi n'amashuri 3 abanza. 3 abanza n'ubu ngubu akaba agikora masters itemewe. Yego. A0 itemewe, 3 abanza yemewe. Ibyo no muri shyira muri AR biriyo. Masters yavuga abatewe buriya nuko babatse ibyo kurya yewe ntabwo biza, ariko wajya gukurikira ugasanga rimwe na rimwe bamwegere baramubwira ati rero dore inshuti ntuvuge ntukome ko badutumye. Hanyuma icyo bita ingenga bitekerezo rero sinzi wenda icyo indi wenda definition ikigira. Ubwo oya ni icyo ngicyo. Ariko niba ari iyo ntayirenze iyo. Muri make muri ADEPR byagiyeyo
imere ye y'imvi, imere ye y'ubwanwa, wowe urabihamya, ubana nayo, wahuye nayo. Kuvuga ko ubana nayo si ukuvuga ko uyifite, ahubwo ubana nayo wirwa uyireba, wirwa uyibona, wirwa unyurana nayo mu idini rya ADEPR. nagira ngo nkubwire ngo usibye no kubivuga ntya naho utabibona wowe n'undi ntabibone, no ku munsi w'amateka Imana izabyerekana, no ku munsi imfura zizabyumva zizahaguruka zizabibona, no ku munsi abantu bakanuriye iki gihugu ngo kibeho kidafite bene ibyo bazabibona. N'uwagenda adafite ubushakashatsi bwimbitse atarize nibura isomo ryo gukora research yaza akayibona igenda. Minisitiri Bizimana, Dr Bizimana yarabivuze. Rero hari bamwe bamuhagurukiye bamutera amabuye, abandi baravuga bati ayo madini rwose hari ibintu byinshi abundikiye, none weho urabihamya. Wavuga iki kuri buriya bushakashatsi minisitiri avuga ko bwakozwe, cyangwa se wavuga iki kuri abo bavuga bati ibyo ngibyo ni ugushaka gusenya amadini? Icyo nabivugaho cya mbere, nanze kubukurikira cyane kuko nabonye ko n'ubundi hari abantu benshi batifuje kubireba kandi bigaragara, cyangwa se nkabona wenda uwakabirwanyije ari umwe mu babishyigikiye. Ubwo nimvuga umwe ntabwo ari umuntu runaka mvuga, ndavuga ngo kuba barakabirwanyije batarabirwanyije byatumye arashaka kubireba cyane. Cyo kuri cyo nemera cyo ntabwo ari kure y'ukuri, nta nubwo yabeshye. Bamutera n'amabuye, impamvu bayamutera ni uko arashaka gukora ku gisebe. Iyo ukora ku gisebe cy'umuntu rero birumvikana umuntu yakwirukana, yakuvuga nabi. Ariko icyo nzi cyo minisita ntabwo yagiye kure y'ukuri. Hari umuntu navuga ko yansekeje, ariko nanone birababaje. Ubwo nateguraga iyi nkuru yavuze ati erega burya mu buryo buri fondamento idini rya ADEPR ati ni irihutu rwose. Byansekeje, ariko nanone byatumye nibaza, kubera ko nabonaga bivuga ashimikiriye uwo muntu. Wamubwiriye wenda washobora kuba hari aho yagera akavuga amagambo akomeye. Icyo nakubwira cyo idini nka ADEPR nyirizina ririmo abantu b'Imana basenga Imana beza, ririmo abakiranutsi rwose, ndabihamya kuko ndimazemo igihe. Ririmo abantu b'Imana bakorana nayo, ariko ririmo ubuyobozi budafite igitekerezo cy'ahantu hitwa gukiranuka kwaheraho Imana, ahubwo bufite ibyabo bihabanye ndetse na politiki, yaba RPF, yaba politiki y'igihugu muri rusange, yaba politiki y'abantu b'imfura, yaba na politiki y'ubwami bw'Imana, yaba na politiki ya ADEPR nyirizina. Ahubwo baje bafite ibyabo by'ingengabitekerezo, muzi mbi. hamwe ubwo nirinze kujya muri byinshi kuko wambajije unantuye ntayo atari ibintu nateguye. Aho ushobora kubona uyu munsi, ushobora kujya ahantu, iyo mvuga nshobora mba mvuga ikintu ushobora kuba nasubiramo ku manywa cyangwa nijoro, wakimbaza nasubiza. Ushobora kujya ahantu ukabona umwana uramubwira kujya mu iteraniro ajya ku igaburo ryera, umwana akagusubiza ngo ntabwo najyayo kubera ko nabonye reka mfungiraho. Umwana, nimvuga umwana ndavuga utarageza imyaka 18, akaba adashobora kujyayo kubera ibyo yabonye. Ukaba wanabaza wenda ugakurikira ngo urebe ko hari umubyeyi cyangwa wamubwiye ibyo, kuko habaho n'ababyeyi gito bashobora kuroga umwana
ugasanga nta wamubwiye yarabirebye. Hamwe umwana ushobora kumubwira ngo ya mafoto aho wabatirijwe sishaka no kuyareba kuko ndumva reka mfungiraho. ibyo mubirengaho mukajya mu rusengero ku cyumweru no mu yindi minsi mukabona abuzura umwuka mukabona birya byose. Abuzura umwuka bo barawuzura, ariko dufite n'abatawuzura bashobora kuwuyuzuza kugira ngo bakavaringa ibyo bakavaringa, tukagira n'abatawuzura ntibanawiyuzuze ahubwo babana n'uwo bigendanira, ubuzima bugakomeza kuko igihugu kiragutse ni Kigali. Hari aho ugera ukagera ukavuga uti ibi ngibi si Mesiya, igihugu ni Kigali tuzakibamo, ukaba ukibamo birora ukababara urira akarira, utabishoboye akaceceka, ubuzima bugakomeza. Ikibazo cya nyuma, umuntu umwe yarambwiye ngo si ngombwa ko idini riyoborwa n'abuzuye umwuka wera, ibyo urabivugaho iki? Uwo muntu ashobora kuba ari umunyapolitiki udasenga, ariko yewe ku rwanjye ruhande muri iyi dini rihabanye n'ibintu byose abantu batekereza. Kubera iki? Iyi filozofi yanjye ushobora kutayumva vuba, ariko wenda harimo ari buyumva nabi, hari n'abari buyumve neza. Idini buriya ni igikorwa ubwacyo kirimo ukuboko kw'Imana nyirizina yakoze ngo ikirizemo abantu imitima ndetse n'imibiri yabo mizima. Ariko kubera ko icyiza cyose kigira n'ikibi kicyadukamo, ni nacyo gitumye uyu munsi wumva izo nduru kumvamo n'ingengabitekerezo, ni uko udafite umwuka ayobora ab'umwuka. Ariko ab'umwuka ubwabo bashoboye kwiyobora bakabigeza heza, ariko umunsi kizira, umunsi udafite umwuka yayoboye ab'umwuka, hazabamo umwanda kugeza. Nyamara icyo nemera, muri abo bayoborwa n'udafite umwuka cyangwa umwuka, harimo abantu b'Imana bera, ariko kubera yuko bo ntibagira imbaraga ziburana n'izikirana n'abadafite umwuka, abadafite umwuka nibo baza bakimika ingengabitekerezo. Yewe ubanza cya kibazo cyabanzirizaga icya nyuma, mu byo twasobye twabonye abayobozi ba leta bajya gushakira ibisubizo ku bahanuzi b'Imana, ariko ubu ngubu turabona ubuyobozi bwa leta nka RGB aribwo bubwiriza abantu b'Imana icyo gukora, bagakemura n'impaka zabo twita abantu b'Imana. Urabitekerezaho iki? Igisubizo cyacyo ni icyo narindangije. Umuntu w'Imana umunsi avangirwa akicarana no gukoresha utari Imana, kuko twese turi ab'Imana, umunsi w'umwuka agira intege nke akaza n'utari uw'umwuka, ntabwo urubanza rwari rugikemuwe n'uw'umwuka, rwari rukwiye undi noneho irindi jisho ryashaka rikaba irya politiki. Kubera iki? Ushobora kuba n'ibikoresho filozofi ndende, ariko ugerageze ubyumve. Reka nkoresha imvugo ukoresheje. Impamvu RGB ishobora gukiza ndanayemera cyane, nuko abari ab'umwuka bararushye, bamwe babika ingengabitekerezo, abandi babika imitekerereze yindi itari y'umwuka, bigonganira ahatari mu mwuka, kuko mu mwuka ntabwo RGB yajyamo. Ikiyizana kandi kinakwiye nuko isanga aho barwanira ni mu kibuga kitari cy'umwuka, kandi igasanga asanga umwuka barwana. Kuko uramutse ufite itoroshi ikomoka ku Mana, ushobora gusanga wenda mu byo bapfuye bashobora gupfa ibintu bitatu. Icya mbere, hari utari umwuka ugerageza gusunika umwuka. Icya kabiri, hari utari umwuka wahuye n'utari umwuka
bananirwa kugabana ibyo batagombye kugabana. Hari utarumbuka waje ahinduka umunyapolitike ariko utarasogongeye kuri politike y'igihugu, aremya politike ye idafite isano n'igihugu, bihubirana n'umwuka uhari n'usanzwe ufite imigabane ashaka idahuye, urwo ruvangitiranye ruhindutse akajagari, ijisho riri hariya ryitwara ryibiriza kureba risanga ntabwo baburanira mu mwuka, ntibaburanira muri politike Imana ubwayo yashyizeho, baraburanira ku butaka bwa RGB. Icyo gihe rero nanjye ndiyo naza nkabakiza. Witeguye kuguma muri ADEPR? Igisubizo nagitanga bukeye. Nivuga ngo nagitanga bukeye, no hirya yaho siho hari amahoro, ahubwo igihugu kizabikiza. Navuga ngo ahubwo rwego rwiteguye gusaziramo, bivuga kuguma mushobora kugumamo imyaka 3 uya gatandatu bikanga, ahubwo vuga rwiteguye gusaziramo babaye, avuga ngo igihugu kirahari n'ishuri rirahari. Urakoze cyane. Urakoze. Nyuma yo kumva uyu uvuga ko muri ADEPR harimo ingengabitekerezo ya jenoside, ko babanye nayo igihe kinini, ko bavuze bakabura aho bahera, ndetse ko akenshi iri mu bayobozi, ndetse yahamije ko iri mu bayobozi. Reka twumve noneho uvuga ati erega ibingibi kubipima ntabwo ari ibintu byoroshye, kandi niba ari abantu ku giti cyabo umuntu ntabwo yabyitirira idini. Reka nawe twumve. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umuntu utashatse kwivuga izina, ariko akaba yatanga amakuru, ndetse akaba ari umukirisitu wa ADEPR, hakaba harimo n'imirimo akoramo. Ndagusuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amahoro y'Imana bane namwe. Uraho? Uraho neza, Yesu ashimwe. Amina amina. Uri amahoro? Yego yego. Ejo bundi minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda ubwo yari mu nteko ishinga amategeko umutwe wa Sena, yavugaga ibyerekeranye n'imikorere y'imitwe y'imiryango itegamiye kuri leta, ariko cyane cyane imiryango ishinzwe byerekeranye n'imyemerere, ubwo harimo n'amadini. Avuga amadini amwe n'amwe arangwamo ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi, ariko mu idini ngiye kukubazaho harimo idini rya ADEPR. Uri umu ADEPR? Yego. W'Ikibogora neza neza? Cyane Igihundwe aho. Igihundwe nako, Igihundwe. Ubwo ni bava muri Suwede. Yego. Iki kintu yavuze cy'ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi, iwanyu muri za korari, mwibwirizabutumwa muri rusange, mu nsengero muri rusange, mukibona mute? Urakoze cyane Rukizanga. Ikiza ni uko utangiwe uvuga ko ari umukirisitu. Ngiye kubivuga noneho ahubwo nk'umunyarwanda ujya muri ADEPR cyangwa se usengera muri ADEPR, ntabwo ndi bubivuge nk'umwadeperi, kuko iyo ikibazo kibaye nk'icya ADEPR bifite umuvugizi, genda bivuga nk'umuntu tugiye kwiganirira. Rwose nibyo nanjye nahisemo, ntabwo uri nk'umuvugizi wa ADEPR. Usibye ko buryo ushobora no kuvuga ibyo umuvugizi atavuga. Nubwo navuga ibyo atavuga bikaba byiza, ariko buriya byakwitwa ikiganiro cyangwa amahomvu, kuko ntiwacurisha agati hari inyundo. Nibyo. Reka nkwibwire icyo warumbajije. Urakoze cyane. Nkwibwire icyo warumbajije. Ndi umwe mu bantu bamaze guteranira ahantu henshi hatandukanye muri iki gihugu. Ndakumva rwose. Ariko nta n'umunsi n'umwe ndabona baje gufata umuntu w'umwadeperi ngo bamujyane kuri RIB,
bamujyane se kuri parike gusobanura iby'ingengabitekerezo. yego. Ahantu hose nasengeye cyangwa se nateraniye cyangwa se abonzi ntawe ndabona, ariko nimba banahari ntabwo abo bantu baba bahari nk'abadeperi, baba bahari abayabonetse nk'umuntu ku giti cye. Rero ntabwo numva umuntu yahita acira itorero ryose ho ijambo nk'iryo ngiryo. Babyita kurimanuriraho imikingo. Ngo arimanurireho umukingo, kuko nawe ni umuyobozi. Ntabwo sindi buvuge ngiye kure, ariko niyo byaba nta muntu bituma undi. Icya mbere buriya ashobora no kuba mu bantu ayoboye muri minisiteri ye harimo abantu, harimo n'abandi, ariko simpamya ko yabyitirirwa nawe. Biramutse byabayeho ugasanga habayemo umuntu mu bantu ayobora, ntabwo icyo gihe numva byakwitwa ko ari minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda iyobowe na kanaka yabayemo ikibazo. Ari umurongo wa minisiteri. Yego yego. Rero sinzi ubwo icyo nubwo bitaba byo, ariko byavuzwe, kandi byavuzwe n'umuyobozi navuga uremereye muri minisiteri. Ni minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda niyo wabivuze. Abantu yabibwiraga ni abasenateri, ariko niyo bataba abasenateri ni abanyarwanda, ndetse iriya mikoro iba yumviswe n'abanyamahanga nabo. yego. Ibyo ari byo byose rero ijambo ryahise kandi ryavuzwe n'umuyobozi ukomeye ko muri ADEPR harimo ingengabitekerezo ya jenoside. Nta nubwo ari ingengabitekerezo gusa, ni ingengabitekerezo ya jenoside. Mukibyumva cyangwa se waba ari bwo ukibyumva, ariko ni ukuri simpuha, mwatekereje iki nk'abakirisitu cyangwa utekereje iki? Njye ni ubwa mbere nari mbyumvise, ariko bibaye ari byo byaba bibabaje, kubwo ari umuntu ukomeye muri leta kandi biri mu nshingano ze. Buriya yaba yarakoze ubushakashatsi. Ugize neza avuga ko byavuye no mu bushakashatsi. Buriya bazabishyira hanze tukamenya ari ibiki, uretse ko icyo mbona ari kimwe. Ni nacyo navuze. Buriya mu mudugudu ntihasinda umuntu umwe cyangwa abantu babiri, uwo mudugudu wose ukitwa abasinzi. Hari igihe cyaba ikindi kibazo, ariko ubwo hakozwe ubushakashatsi, reka akaba yaranabibwiye abasenateri n'abadepite nk'uko wari ubivuze, nimba numvise neza. Buriya afite gihamya, ahubwo ubwo tuzabyumva neza. Wenda umuvugizi cyangwa se abandi bantu bashinzwe kuvugira amadini n'amatorero yatunze agatoki, nibaramuka babibyumvise nabo bakagira icyo babivugaho, bashobora kubishyira ahabona, cyangwa se bakazandika nabo bavuga bati ibyo watangaje ntabwo ari byo, ni wa mukobwa yabaye umwe atukisha bose. Ariko buriya afite impamvu tuzamenya. Ariko nk'uko nabikubwiye, aho nasengeye cyangwa sengerana n'ubu nta bihari. Ariko ni ubwa mbere ubyumvise koko kuva sinzi imyaka yawe, ariko ni ubwa mbere ubyumvise ko muri ADEPR harimo ingengabitekerezo ya jenoside, hirya ya bya bindi byose binavugwamo. Ni ubwa mbere ubyumvise muri uyu mwaka cyangwa se muri iyi myaka nk'itatu n'itanu. Ni ubwa mbere. Ariko nyuma yaho imbere yaho nigeze mbyumva, ariko sinabyumvise muri ADEPR gusa, nabyumvise no mu yandi madini. Mbyumva nk'uko ndabamo abandi bakozi b'Imana cyangwa se abihaye Imana, harimo abajyaga mu nkiko
bakaburana ku bijyanye n'ingengabitekerezo cyangwa se uruhare bagize muri jenoside yakorewe abatutsi, ariko ntabwo byahindukaga ngo byitwe idini cyangwa itorero. Wabonaga umuntu ahanwe ku giti cye. yego nimba tukigendera kuri rya jambo rero ko icyaha ari gatozi, nkatwe abantu baba muri korari, abadiyakoni, abaki, nimba tuba tubanye neza, ugasanga wenda turasurana, turakora umurimo w'Imana nta n'ikibazo. Kandi buriya abantu beza rukizanga, buriya abaririmbyi, nubwo wari ubanje kumbaza ngo muri korari bimeze gute, abaririmbyi ni abantu baba ari abanyamahoro. Ni abantu twiririmbira tugataha, ni abantu baduhamagara gukora umurimo w'Imana ku itorero tukawukora. Ariko mbese muri intama nziza, turi intama nziza kandi zitona, zinaganduka, zinumvira. yego Iyo ntama yumvira rero ntabwo igihangana na mugenzi we baririmba mu ijwi rimwe, cyangwa se utega amatwi mugenzi we ku ijwi ngo bazamurane, ngo usange ngo haraza mw'iryo dobori. ariko twarababonye abicanye muri jenoside yakorewe abatutsi. Icyo navuze, navuze ko mu bantu habamo umuntu cyangwa se habamo abandi. yego Bitari mu bantu no mu nda ngo habamo Mweru na Muhima. nibyo. Ntabwo rero Mweru yazira icya Muhima, nubwo yagira ipfunwe ry'uko mwene nyina Muhima yakoze ikosa, ariko waraba Mweru, iryo kosa ntiriri bumugireho ingaruka, riramugiraho ingaruka y'ipfunwe muri sosiyete, ariko araguma avuge ko ava indi imwe na kanaka. yego kandi unarebye, ntabwo n'ubundi nko mu muryango urimo abantu 10 cyangwa 20, ariko ntuvuge ko nanjye nje kugira ibyo nsenya, bakaba barabayeho muri kiriya gihe bafite imyaka hejuru ya 15. yego ushobora gusanga mu bantu 20 bari muri famiye b'abahutu, utaravugije induru yarariye inka, utarariye inka yaragize ati, ariko ntabwo bizagaruka kuri wa wundi wari wigumiye mu rugo. yego muri ADEPR rero nibinagaragaramo ntabwo kizaba ari ikintu twavuga cy'igikuba gicitse, ahubwo ni ukuvuga ngo abasigaye itarimo cyangwa batanafite umutima w'uko izababaho bameze gute, bazakora umurimo gute, cyangwa se bazahugura ba bandi yagaragayeho gute. yego ubwo rero nibyo, ndagushimiye. mukomeze mubambire, yego mukomeze mubambire, mukinga imitima yanyu, ariko muyikingurire ivanjiri ntagatifu aba ariyo yimikwamo. nibyo, murakoze cyane. urakoze cyane, urakoze, ndagushimiye. murakoze. ngibyo rero ibivugwa muri ADEPR Church ni uko nguko bimeze, ntacyo twakongeraho, ntacyo twanagabanyaho, gusa ibivuzwe byose ngira ngo murabyumvise. hagize icyo ubuyobozi bwa ADEPR bwo mu rwego rwo hejuru bushaka kutuvugisha, nacyo tuzakibagezaho. ariko hagati aho reka dushimire ababara y'ikibo muri ADEPR bavuga bati nyamuna harimo abantu buzuye umwuka wera, ariko hakabamo n'abandi nabo bimeze bityo. nibyo kandi koko birumvikana, na Yesu yaravuze ngo ni murureke rukurane n'amasaka, hanyuma nyir'amasaka hari igihe azaza agatandukanya. ikibi ni uko ADEPR yose cyangwa se Anglican Church yose n'abandi byaba ari uko nguko bimeze, ariko ntihashobora kuburamo abantu Imana yisigarije, byo birumvikana. reka tubashimire, tubifurize gukomeza kunogerwa n'ibiganiro byacu. kora subscribe kuri Rukizangabo Shami official, umuryango wacu ukomeze wiyongere, abareba ibiganiro byacu bakomeze kuba Rukizangabo Shami.